yaba ishendikwa bashakonge kuriga jambo jiza cyangwa kurituja kufarige mana Nugaga Yesu yasezeranye kwaza kubaho akakurengera amakuba yawe yose akubera umugisha niyaza kwezarwo maze atugushika niyaza kwezarwo se amukomeze ibigeragezo n'ibikugwagiko ubuntu bwanjye buzaba buhagije ibirimi by'umuriro n'ibigutegeshe bizakongora ibyaha usigara utunganye bizakongora ibyaha bikuboneze unamba kumana kizamuhemukira nizamuharira umubisha na hatoya n'ubw'ingabo zose z'umwanzi zamusakira ntizamuhemukira abana hato 156 dukomeza turirimbe Airutare rw'Imana reka ngugireo kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu mpishemo umujinya w'Imana ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagira imbyiro mutabazi negupfa nubwo nkiri muzima mane nkungireho no ku munsi w'imanza nigeri imbere yawe ayirutare rw'Imana uzandeke wisunge 164 nicaye imbere ya Yesu babone ihumure nanduye igikundiro ishyamba nkayibera iyo nicaye imbere ye nimenya ubugoryi kumuhanga amaso nibyo biba gukiranuka kwicara imbere ya Yesu n'amahirwe arutayo niyo nsigibimbabaza umbanutse rwose iyo nicaye imbere
kuganyira nawababarana nanjye maze akamumuriza Yesu nk'umugisha wawe dore ndategereje ndeba n'imbabazi zawe ndetse kunyitayeho umutima wawe Yesu nyeza nkubonerere bigaragarira abandi yuko mporana nawe ijana na 62 biramagije rwose sinshidikanya impuhwe ze kuko njya nzibonaho amahoro yo mu ijuru yanyuzuye umutima sinzatinya na toya kuko Yesu anyobora sinzatinya na toya kuko Yesu anyobora umukiza aranyobora akanampumuriza iyo ngeze mu makuba tambirira nato bona nubwo nateguza yandamira akafasha ahora nyitaho iteka ntacyo nzamuburana ahora nyitaho iteka ntacyo nzamuburana umukiza aranyobora niryo humure ryanjye niwuza amazurame jemora muzigiza tacyatuma ntinya urupfu mfite sezerano nzajya ndirimba iteka nti Yesu ni unyobora nzajya ndirimba iteka nti Yesu ni unyobora ijana na 59 komeze dufatanye muri gahunda yo kuririmba n'uburyo bukennye ndumukene ndimumye fata ukuboko unyobore ni wowe umpa imbaraga ku manywa na nijoro mwami ndagushaka iteka ku manywa na nijoro mwamunyikomereze nyambika urukundo rwawe nayindanye ndinebye ubu mfite intege nkeya nyongera imbaraga ku manywa na nijoro mwami ndagushaka iteka ku manywa na nijoro mwamunyikomereze nzaba amahoro unyoboye sinakwiyiringira Yesu ungende iruhande kuko undutira byose ku manywa
nijoro nkaninda gushaka iteka ku manywa na nijoro nkamunye twamereze n'ubw'ibindi mbere byose byankoma mu nkokora zakomeza komatana nawe mana ku manywa na nijoro nkaninda gushaka iteka ku manywa na nijoro nkamunye twamereze. 154 dukomeze dufatanye muri gahunda yo kuririmba. Reka hari umuntu wifuje kugira abagira icyo bakora babikore mu mutuzo kugira ngo uyu muntu dusabye akanya kugira icyo avuga nawe tumuhe umwanya. Reka tubasabe abari gukora kandi bagiye kubisoza, ariko hari umuntu usabye ijambo uri muri umwana mbese navuga ngo warubereye kandi warugeze igihe cyo kuryohera gusa agiye akiri mutoya, tuzahora tumwibuka gusa Imana kandi Imana ikomeze kwihanganisha n'abantu bose bari aho ngaho ndetse n'umuryango muri rusange. Gusa turi ku isi kutugenza ukuntu tuzababazwa n'umubiri. Rero kuvuga saa izi ngizi gusa ndakeka nta muntu udafite umubiri, nimba adafite n'umwana mutoya afite umuryango kandi nawe afite umubiri, ejo cyangwa ejo bundi buri muntu yababara. Murakoze kuri aka kanya mumpaye, ijambo ryanjye ryari iryo ngiryo. Imana ikomeze ibafashe. Murakoze. Indirimbo ya 177 mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahora witeka nta joro rihaba, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira. Inkike z'uwo murwa zose ni zahabu, n'inzira nazo nuko nta joro rihaba, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo
kubona bwobwira